Aha turi ni kuri RIB ya Kitabi, umurenge wa Tare, umudugudu ni uwa Nyakanyeri ndetse akagari ni aka Mujuga. Baza ngo tuje kuri RIB hano kugira gute? Iyi ni incamake ngiye kugenda babwira, ibi bintu turaza kubigeraho byose tubivuge. Dufite inkuru ivuye i Patikani ndetse hariya kwa Papa Plasisiko batangaje yuko azashyingurwa ku wa gatandatu ku gicamunsi. Twongere tugaruke hakurya no hakuno. Impanuka zabaye nyinshi mu mihanda impande n'impande, ndetse tubafitiye inkuru tugiye kubakorera ya KBS yakoze impanuka irimo irava ahantu hitwa Kwitaba. KBS yakoze impanuka ihitana abantu bagera mu 8 kandi ikindi yagonze imodoka zigera muri 5. Tugaruke kuri iki kibazo cya Mushimiyimana Odetta tureke kujya mu bintu byinshi. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe, ukore share kugira ngo uzajye ubona amakuru yacu atandukanye. Uyu mugore witwa Mushimiyimana Odetta yagaragaje yuko afitanye ikibazo na Nzabandora. Iki kibazo bafitanye na Nzabandora gitifu ndetse mudugudu barakizi? Ntabwo yavuze ngo abo bonyine no bakizi, yavuze ngo mbetse ngo n'umukuru wa RIB arakizi, ngo uyu mugabo amaze iminsi irenga ukwezi bamwohereza convocation zo kwitaba. Convocation iyo bayigejeje kwa mudugudu, uwo mugabo ntabwo mudugudu ayimushyira, ngo kubera icyo atayimushyira. Uyu mugabo aratinyitse, ni igisambo ngo ndetse ngo ntabwo yitwara neza mu mudugudu, ngo icyo bamuziho ni ugupfumura amazu, guhohotera abantu. Mudugudu yigeze kumushyira invitation baraharwanira. Ubwo rero mudugudu nta kintu ashobora kumarira uno mu mama. Nibwo nanjye nagiye nkajya kuri sitasiyo ya RIB ahitwa ku Kitabi kugira ngo mbaje kino kibazo cya Mushimiyimana Odetta aho bakigeze. Gusa umukuru wa RIB yatubwiye inkuru nziza ngo uyu mugabo Nzabandora bamufunze. Ngo ariko ngo no mu mama ngarakenera ngo abatangabuhamya ngo 3. Nge nagerageje kujya kureba abatangabuhamya, ubwo kujya mbona abatangabuhamya 3 mbona abatangabuhamya 300. Mbaza ngo byagenze bite? Twagarutse kuri RIB dusanga RIB yagiye. Mu gihe twari tumutegereje turimo tuganira n'uno mu mama atubwira ubuzima bwiwe uko byifashe, uko bari babanye. Ngo uyu mugabo Nzabandora ngageza kumuciraho inzugi ngo ndetse nganamubwira amagambo atari meza ngo yamutema. Ngo kenshi na kenshi ngo baramubwira ko azamwica. Nagerageje kubaza koko ibi bintu uno mugore ari kutubwira nimba ari byo kugira ngo mbashe kubitangaza. Mbaza mudugudu, mbajije mudugudu arambwira ngo n'umugabo ni igisuma, ngo baramutinya cyane. Mbaza ngo byagenze bite? Nahise manuka gatonya aho kugira ngo ngaruke kuri RIB, ndangije ngenda negera abaturage batuye muri ako gace. Abaturage bose bagumaga bavuga ngo uno mugabo aratubangamiye, ngo uyu mugabo arica, ni igisambo, araniba. Koko se nibyo arica? Ngo yigize gukekwaho kwica umuntu, ngo ariko ngo babura ibimenyetso, ngo ariko ngo baza gusanga ngo atari we. Uyu mugabo rero mve ko ateye ikibazo mu kagari ka Mujuga mu murenge wa Tare. Nagejeje kubaza umukuru wa RIB atari ko umuntu umwe abananira gute akagari kose kangana gutya. Umukuru wa RIB yansobanuriye ngo uyu muntu ntabwo yananiranye, ahubwo uno mu mama ntabwo bino bintu bishyiramo imbaraga. Koko se nibyo? Nagerageje kwegera abadaso hafi aho ngo bari hano kuri RIB, ngerageje kwegera abadaso ndabaganiriza, ndetse hano hafi aho ngaha hari n'abandi abantu benshi bari bategereje yuko umuribu aza bakamukubita ibibazo nk'uko abishinzwe. Habura gatoya uno mu mama nawe akajya agomeza acunga avuga ngo uno munyamakuru ataza kugenda atanyemuriye ikibazo kuko yabonaga yuko ari nge byiringiro byiwe. Ariko none nagerageje guhamagara RIB twagerageje kuvugana ku muyoboro wa telefoni, mu gihe video nayikoze iriho amakuru meza arambuye, ariho ibyo navuganye na RIB, ibyo navuganye na mudugudu, ibyo navuganye na mutwara sibo, byose biri kuri YouTube. Aya makuru aba yizewe, mba nigereye kuri tele nkayafata, ntago ari amakuru mbarirano cyangwa ngo ni ibihuha. Aya makuru mujye muyumva kandi muyatega amatwi, nimujya muyakunda muyashangije bagenzi banyu babashe kuyumva. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe, ukore share kugira ngo uzajye ubona amakuru agezweho. Mugenzi wanjye nawe arahari kugira ngo abagezeho andi makuru y'ibyiriwe mu mahanga.
ndetse tubafitiye indi nkuru yitwa Vatikani. Vatikani ni kwa Papa Francisco, ndetse batangaje yuko Papa Francisco azashyingurwa ku wa gatandatu ku gicamunsi gishyira mu gitondo, kandi byemeranyijwe yuko gutora umuyobozi uzasimbura Papa Francisco bizakorwa mwa kiriya cyumweru kindi, ariko ntabwo babashije kudutangariza amatariki, ariko nabyo nibabivuga tuzabibabwiraho. Ayo niyo makuru yavugaga Vatikani. Ikindi cya mbere, mukore subscribe and share, kandi munasharinge, munatere comment. Ngiye babagezaga amakuru, nitwa Emmanuel, turabakunda cyane. Nimugende mudakore subscribe kuno muyoboro wa YouTube. Nimba uno muyoboro wa YouTube ari bwo kiwugeraho bwa mbere, nyaboneka ikintu tugusaba inkunga yawe no gukora subscribe. Na yindi nkunga tugukeneyeho. Gukora subscribe ntabwo bisaba amafaranga. Gukora subscribe no kwikarurira kwako ga subscribe, ugakora ikintu cyitwa inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru yacu 5 kwa 5. Ndetse dufite andi makuru muri Kongo. Muri Kongo batubujije gutangaza no makuru kubera yuko aracyari ibanga. Ndetse ikindi na makuru akurikira.